Muraho Pioneers, murakaza neza kuri Shadow Creator TV. Uyu munsi ndabazanira amakuru agezweho ya P-Network yo ku itariki ya 25 Nzeri 2025. Harimo ivugururwa rya system, uburyo bushya bwa KYC mpaka ku ikoreshwa rya reka turebe neza ibyo bisobanuye icyo bisobanuye abakiriya bareba, ariko n'itangazo ririmo ubungubu muri P-Network yakuze September 25 yageze saa 12:47 PM Hackathon 2025 is officially complete. Watch the new showcase mission progress of Hackathon project and stay tuned and see their contribute to the progress in the remaining 3 weeks of the hackathon. At the same time, Pioneers can now explore hackathon app directly in the chip browser and stable the tech P on project. They support this future gives the community a direct way to discover, highlight and support app as the hackathon is divided phase. To see hackathon apps that tab explore apps above to open the interface tab, mainnet app kuri Shadow Creator TV. Nimba ino video mwayikunze, mukore subscribe, mukore share, mukore like, mutange comment, mugaragaze update zindi mwaba mukeneye kumenya kuri P-Network, kandi mukomeze rwose kumayininga kuko mining rate iri kugenda igabanyuka cyane, uburyo bwose navuga ngo harakura gato kazasigaye igihe gito ngo ibe yanahagarara, kuko umukazi ukigerageza kumayininga birumvikana ko rero nta n'akanya ko kukwishyuza kuko aya yamaze kuba amafaranga. Rero iyi video rwose usabwa kuyireba yose ukayirangiza kugira ngo ugire update ugenda wibikaho, kuko icyambere burya ni amakuru. Tugenekereje gushyira mu kinyarwanda ino update yo ku ya 25 Nzeri saa 12:47 z'umugoroba. P-Hackathon 2025 igeze hagati ku mugaragaro. Reba video nshya yerekana intambwe z'ibanze zimwe mu mishinga ya hackathon, kandi ukomeze utegereze kubona aho indi mishinga izagera mu byumweru 3 bisigaye bya hackathon. Ubu kandi aba Pioneers bashobora gusura imishinga ya hackathon binyuze muri P-Browser no gushyigikira imishinga
usanga bakunda batanga zabo cyangwa se bakora staking. Iyi feature iha umuryango cyangwa se community uburyo bwo guhita ubona cyangwa se ugashyira imbere kandi ugashyigikira imishinga mu gihe cya Hackathon igeze mu cyiciro cya nyuma. Kugira ngo urebe imishinga ya Hackathon kanda kuri Explore Apps iri hejuru kugira ngo ufungure ecosystem interface, ukande kuri mainnet apps hanyuma ukoreshe filter yitwa Hackathon 25. Updates zihari nanone ubu fast track twice mu kwezi kwa Nzeri 2025 P-Network yashyizeho uburyo bushya bwo kwihutisha KYC fast track KYC ku buryo umuntu wemejwe cyangwa verified ashobora gukoresha wallet activation mbere y'uko yuzuza amasaha 30 ya mining bisanzwe. Protocol update version 23 Stellar Base nayo ni update yamaze kugera muri ecosystem ya P-Network. Hari ibimenyetso ko testnet yashyizwe kuri version kandi hari gahunda yo kuzamura ikaba ishinzwe kuri Stellar V23 ariko yihariye kuri P-Network. Harimo no kwinjiza KYC mu rwego rwa protocol. Hakaba hari na update ya infrastructure node updates. yashyizeho P-Node Linux nk'ikintu gishya mu miterere y'ishyirwa mu bikorwa infrastructure kugira ngo itegure izi version nshya za protocol, ndetse habaho upgrade isanzwe ya systeme. Hari hateganyijwe ndetse hakurikijwe project system upgrade ya 2025 hagati ya saa 8 AM aho zihagarikwa by'igihe gito mu gihe cy'iyo upgrade. Iyi update yabayeho ni changes muri reward Tenonix mining reward zaragabanyijwe bituma gukusanya 1P bizaba n'ikirenga 15 hatabayemo bonus. Amafaranga ya P azaza mu isoko circulation supply gashoka byose bishobora kuzamuka bitewe n'iyo price tracker twice, aho abantu benshi bashobora kubona urwego rwo gukoresha token zabo hakiri kare. Hari gahunda zo gushyiraho lockup amaze kwimurwa
ibyo biza kugeraho kuri dashboard, hari n'abo byamaze kugeraho ku ma dashboard yabo ndetse ku makonti yabo. KYC status izajya igaragara neza kandi bizoroha kubona update ku buryo bwa fast track, bityo ntuzisubizwe nyuma cyangwa mu gihe watoranijwe. Ugomba kumenya hari amahirwe yo kubona ibice bishya cyangwa widget muri dashboard bigena amakuru ya protocol pattern n'ibimenyetso gukora sense ya KYC. Niba hari imbogamizi birashobora gufasha gufungura amakuru agezweho kuri konti zawe. Hashobora kuba igihe gito mainnet Windows aho uzabasha kuba wakwinjira muri konti yawe cyangwa gukora ibikorwa bimwe na bimwe muri dashboard mu gihe ikora upgrade. Mu gihe protocol ya mainnet izabona version nshya, dashboard yawe izajya ikoresha iyo version hamwe n'ibikorwa bijyanye n'iyohereza, kwakira, interaction n'ama apps ya PIN. Urakoze cyane kuba wageze ku mpera y'iyi video. Amakuru ya PIN arakomeje kandi turaza kuyabagezaho buri gihe hano kuri Jado Creator TV, ndetse n'ibindi biganiro bijyanye no kumva ijambo ry'Imana, ijambo ry'ubuzima, ijambo rihumuriza. Aha kuri Jado Creator TV bicaho ndetse no kuba wamenya uburyo bwo kwinjizamo amafaranga binyuze kuri internet na smartphone, bityo phone ntibe ari iyo gucatinga gusa, ahubwo ikaba ari niyo gukoreraho business. Niba iyi video uyikunze ntiwibagirwe cyangwa se ntucikwe no gukora like kugira ngo nkawe umupiyoniya cyangwa se n'undi abashe kuba yabona update uko tuzishyizeho. Kora subscribe kandi ku nzogera, kandi unsubize muri comment, utanga igitekerezo cyawe kugira ngo amakuru dukomeze tuyasangire, ndetse update nshya za network dukomeze kuzisangira. Tugume twitegure rero ku rugendo rugana kuri mainnet ifunguye. Ninjye Jado, kugeza ubutaha murabeho.